Byari ibitaro bifite abaganga bake barimo babiri b'abadogiteri gusa bashoboraga kubaga, umusore witwaga Dr Marcus n'umukobwa bakoranaga witwaga Dr Fiona. Abaganga bandi bari bafite ubumenyi bwo kuvura indwara rusange zirimo gukora isuzuma, gutanga imiti no gukurikirana abarwayi. Kuko batari bazi ibyo kubaga, bo bakoraga ibikorwa byo kuvura abarwayi badakeneye kubagwa cyangwa bakajya gufasha abo badogiteri mu cyumba babagiragamo, gusa batabasha gufata ibyemezo bikomeye byo kubaga. Abo babiri, Dr Marcus na Dr Fiona, nibo bari bashinzwe kubaga kuko bari bafite imyitozo yihariye, ubumenyi buhanitse kandi bashobora kubaga mu nda n'ahandi habaga hakeneye ubuhanga mu kuhabaga. Rimwe na rimwe abarwayi boherezwaga mu mahanga bidatewe nuko badashoboye, ahubwo bitewe n'ubushobozi buke bw'ibitaro kandi n'ibyakundaga kubaho kenshi. Uwo musore witwaga Marcus niwe wari ukomeye cyane. Ubusanzwe yabaga ku bitaro ari wenyine, nyuma bazana umukobwa wari usoje amashuri vuba ari we Dr Fiona ngo bajye bafatanya muri serivisi zo kubaga. Mu gihe cyo kubaga akenshi bafashwaga n'abaforomo n'abandi bakozi bo mu bitaro, bakabafasha babahereza ibikoresho no gufasha mu bikorwa byose by'ibagwa. Muri ibyo bitaro hari harimo umurwayi wari umaze igihe arembye, byabaye ngombwa ko bafata umwanzuro wo kumubaga. Icyakora baramubaza arapfa. Yapfuye Dr Marcus agiye ku ruhande ngo arebe ko yazana kandi gakoresho yabonaga gakenewe ngo bazamure umutsi bakureho ikibyimba. Akimara kubona ko apfuye, Dr Fiona wo kubibwira Marcus wari ugiye kuzana ibyo bikoresho mbere, yahise abyandikira deje w'ibitaro, ni ukuvuga Directeur General cyangwa umuyobozi w'ibitaro wari wahinyujeje aje kureba uko operasiyo yagendaga. Nubwo deje yari umuyobozi mukuru w'ibitaro kandi agena imikorere y'ishami ryose, ntiyari yemerewe gutanga igitekerezo ku buryo umurwayi abagwa cyangwa se ku byemezo by'imiti yahabwa. Impamvu yari uko icyemezo cyo kubaga cyangwa gukoresha ubundi buvuzi cyari gikomeye kandi kiri mu maboko y'umuganga cyangwa itsinda ry'abaganga. Nibo bari bafite ubumenyi n'inshingano zo gufata ibyemezo ku buzima bw'umurwayi. Deje yashoboraga gushyigikira ibikorwa bya leta n'ubushobozi bwo kubona ibikoresho cyangwa abakozi, ariko ntiyashoboraga kwivanga mu micungire ya operasiyo cyangwa gutanga amabwiriza y'ubuvuzi ku murwayi. Dr Fiona yamwandikiye amumenyesha nk'umuntu wari uri kubagenzura ati wa murwayi uvuye kureba nonaha aguye ku iseta. Deje yahise amwandikira ati kari ubinyandikiye, Dr Marcus ari he? Nawe ati ntaragera hano, yarakigenda agiye kuzana agakoresho ko kwifashisha, ubu tuvugana nibwo apfuye. Deje yahise yishimamo, abona ko igihe cyo gushyira Marcus hasi kigeze. Yahise ategura raporo yari kohereza polisi, ariko akongeraho ikirego cyagombaga gutuma Marcus afungwa. Mu minota itageze muri 5, Dr Marcus yaraje. Fiona amubonye amubwira ko akigenda nko masegonda 40 gusa yahise apfa. Marcus yararize kuko umusore yarakiri muto kandi yaragiye amusezeranya kenshi ko azakira, nubwo ibyo byari bisanzwe ko babibwira abarwayi bose. Yabonaga abantu bapfa buri kanya, ariko yaramubabaje ugereranyije n'abandi. Yashyize utwo dukoresho ku ruhande areba niba apfuye koko, ahita abona ko nta kimenyetso cy'ubuzima gisigaye. Umutima wari wamaze guhagarara atari guhumeka. Marcus yemeje urupfu, abaforomo baraho nabo barabyemeza kugira ngo byemerwe ko umurwayi apfuye byanyabyo. Nyuma yo kwemeza urupfu, abaganga bahagaritse imiti yose, bakura ibikoresho byo mu cyumba cy'ibagwa kandi umurwayi ategurirwa kujyanwa mu cyumba cyabugenewe gishyirwamo abapfuye. Gusa babanje kubimenyesha umurwaza wari uhagaze hanze ategereje ko operasiyo igenda kugira ngo nabo bimenyeshe abo mu muryango yabo. Uwo musore w'imyaka 21 yarapfuye. Marcus yagombaga kwandika no kwemeza ibyakorewe umurwayi imbere y'urupfu, birimo imiti bamuhaye, ibikoresho byo mu cyumba babagiramo n'ibikorwa by'ubutabazi byakozwe, akabishyiraho yarasanzwe ashyira raporo zindi. Gusa iyo Deje yamwandikiye ayimusaba byihutirwa. Uwo mwanya yagiye ku mashini yandika iyo raporo yohereza Deje kugira ngo abone ko umurwayi bitagaho yaguye ku iseta. Iyo raporo niyo Deje yari akeneye. Ako kanya yarivuguruye kuko yifuzaga kwitanga kuri polisi. Yihutiye kuyihindura no gushyiraho ku mugereka ko umurwayi yapfuye kubera uburangare bwa Dr Marcus, ndetse agerageza no gukusanya ibimenyetso byasaga nkaho bifatika kugira ngo ikibazo cy'uburangare yamushinjaga kibe nkaho gikomeye mu mategeko kandi baze kucyemera. Nka Directeur mukuru w'ibitaro yari afite inshingano zo gukurikirana imikorere y'abaganga n'ibikorwa by'ubuvuzi mu bitaro. Kuko hari habayeho urupfu rw'umurwayi, yifuje gutanga raporo kuri polisi ivuga ku bijyanye n'icyabaye, uko umurwayi yafashwe, ibikoresho byakoreshejwe n'uko operasiyo yagenze, hakazamo uburangare bwatumye apfa. Asoje kwandika no kohereza ibaruwa, Dr Marcus yasohotse hanze ho gato. Dr Fiona amuturuka inyuma arira, yamufashe mu nda amuturutse inyuma aramubaza ati Marcus, na n'ubu yemeje kumvira Deje, waranyenze koko? Marcus yahindukiye amureba mu maso ngo amuhobere neza. Bakimeze batyo babona abapolisi baje bihuta bafite amapingu. Fiona yaramurekuye, nta n'ikintu aravuga. Abapolisi bafata Marcus bamushyira amaboko inyuma bamwambika amapingu batamusobanuriye icyo azira. Polisi yari imufashe mu rwego rwo kumukekaho icyaha. Baramutwaye bamujyana ku kigo cya polisi kugira ngo batangire iperereza ry'ibanze ku birego bya Deje. Akigera kuri polisi bamubajije iby'umurwayi wapfiriye mu bitaro, icyo yari arwaye, uko yitaweho nuko byagenze ngo apfe, nawe arasobanura. Ku rundi ruhande, Deje akimara kubona ko Dr Marcus bamujyanye, yahamagaje Fiona mu biro bye ngo baganire. Yamugeze imbere amusaba kwicara. Yaramubwiye ati Fiona, uribuka igihe nkubwira ko ngukunda uko ansubije? Niwe ati ndabyibuka, nakubwiye ko ntakundana nawe kuko nkundana na Dr Marcus kandi ko namuhemukira nkunda undi muntu, cyane ko nta kibi yari yankoreye cyari gutuma mureka.
ariko warabivangavanze, ubu yaranyanze ntakimvugisha. Ubu se nibwo wishimye? Deje turatekereza ku mpamvu we batagutwaye kandi umurwayi yaguye mu biganza byawe. Fiona ati simbizi, ubundi se kuki bamutwaye? Deje ati Fiona, singuhatira gukundana nanjye kuko ubu namaze no kubyemeranyaho n'ababyeyi bawe. Kugeza ubu ufite amahitamo abiri gusa, urahitamo gufungwa no kwirukanwa ku kazi cyangwa se kwiyoroshya njye nawe dukundane mu mahoro. Erega ndagukunda, niyo mpamvu nakora ibishoboka byose ngo tubane. Icyakora ni amahitamo yawe, ibyo ukwiriye kubyibuka, nabikubwiye. Ushaka waba usohotse, nibyo nakubwiraga. Fiona ati none se Deje, ubwo nsobanuriye impamvu Marcus bamutwaye kuriya, icyaha yakoze ni ikihe? Mbere ya byose Fiona yari umwana w'umuhanga mu ishuri, uretse kuko yari kuba umuhanga kose mu kazi ho biba bitandukanye. Hari nubwo bisaba uburambe buhagije mu bintu bimwe na bimwe, nubwo umuntu yaba yarakoze imenyereza mwuga bihagije. Akirangiza kwiga, kuko yari umwana wo mu muryango ukomeye mu rugero runaka, se yahamagaye Deje w'inshuti ye amubaza niba atabona hashyira umwana we wari urangije kwiga ibigendanye no kubaga, bitabaye ngombwa ko ategereza igihe ari kuzabonera akazi, wenda akaba ari no kubona akazi mu bitaro biciriritse cyangwa se by'ahantu atifuzaga. Deje yagiraga uruhare mu guha umuganga akazi mu bitaro bya leta kuko yari umuyobozi w'ibitaro kandi agena imicungire y'abakozi. Icyakora ntabwo byagarukiraga ku bitekerezo bye gusa. Akenshi habaga hari itsinda cyangwa komisiyo y'ubuyobozi yasuzumaga iby'ibanze umuganga asabwa n'ubumenyi bwe kugira ngo bahirizwe amategeko y'ubuvuzi mu gihe bagiye gutanga akazi. Fiona nubwo yari afite amanota meza, byari kugorana ko ahabwa akazi imbere y'abandi bose biganaga kuko ntiyabarushaga amanota cyangwa kumenyekana. Deje kuko yaraziranye n'uwo muryango, ari inshuti zikomeye, nubwo atarazi neza uwo mukobwa cyane kuko yabaga yibereye ku ishuri no muri stage, yahise abikurikirana bijyamo ahabwa akazi kuri ibyo bitaro. Akihagera yamubwiye ko azajya yunganira Dr. Marcus wari ushinzwe kubaga bakajya bakorana. Icyo gihe Deje ntiyaramwitayeho cyane, yumvaga ari ibisanzwe byo kwifashiriza uwo mugabo w'inshuti ye bajyaga basangira kandi akamufasha mu bintu bitandukanye, dore ko ari umucuruzi ukomeye cyane kandi acuruza ibintu hafi ya byose. Nta n'igihe kinini bari bamaze bamenyanye, ariyo mpamvu atarazi neza uwo mukobwa wabo bihagije. Akimara kumuha akazi, Fiona yaganiriye na Marcus baribwirana, noneho n'abatangira kumusobanurira uko akazi gakorwa kuri ibyo bitaro. Ku munsi wa kabiri ahawe akazi, ku bitaro bahise bohereza umurwayi wari ukoze impanuka ya moto ariko atigeze ava amaraso, yaviraga imbere. Umurwayi nk'uwo waviraga imbere byari ngombwa ko bamubaga bihuse. Dr. Marcus w'inzobere yifashishije abaforomo bategura iseta vuba vuba. Nubwo Fiona yarakoze imenyereza mwuga kenshi, ku murwayi nk'uwo wari uje byihutirwa ngo yitabweho bitabanje gutekereza byinshi, nk'umuntu wari ufite uwo bakorana w'inzobere yaratuje ngo arebe uko bigenda. Yari yarakoze imenyereza mwuga nibyo, gusa aho ngaho ho yaraje gukora mu kazi ke bya nyabyo, ariko umurwayi yabanje kumutera ubwoba. Igishimishije nuko mu buryo bworoshye cyane Dr. Marcus yamubaze, operasiyo ikagenda neza cyane. Fiona yarabyishimiye kuko umusore bari bagiye kujya bakorana yarabishoboye kandi amaze igihe atangiye akazi. Yagwaga neza, afite imvugo ihumuriza umurwayi kandi ashoboye gutuma abari iruhande rwe bamwenyura. Nk'umuntu bari bahuje umwuga bakorana kandi bicara mu biro bimwe, nubwo buri wese yabaga afite aho yicara ku ruhande, bari mu kigero kimwe, bisanze batangiye gukundana ndetse batarindiriye ko hacamo igihe kinini bahita babibwirana. Akenshi iyo babaga bamaze gukora operasiyo, bajyanaga gufata amafunguro muri resitora bagakomerezaho baganira muri icyo gihe cy'akaruhuko ka saa sita, kandi nubwo bari bashinzwe kubaga bafashaga mu bindi bikorwa by'ubuvuzi. Ntibigumiraga gusa mu biro ngo nuko nta murwayi wo kubaga wabaga uhari, ahubwo bakomezaga kugira uruhare mu bindi bikorwa by'ingenzi ku bitaro, nko kugenzura abarwayi bategurirwaga kubaga, kugira inama abandi baganga ku byerekeye imiti cyangwa uburyo bwo kwita ku barwayi, kwandika no kugenzura raporo z'ubuvuzi, kwigisha cyangwa guhugura abakoreraga imenyereza mwuga kuri ibyo bitaro, ndetse no kwitabira inama z'ubuyobozi cyangwa ubushakashatsi. Byose byabaga bigamije kunoza imitangire ya serivisi z'ubuvuzi no gutuma igihe cyo kubaga kigera bariteguye neza. Rimwe Dr. Marcus yamaze iminsi afite agakonje k'iminsi mike. Muri iyo minsi yavuganaga na Fiona kuri telefone gusa. Aho agarukiye yaje mu masaha ya saa sita aje kumusuhuza no kureba uko ku kazi byifashe kugira ngo abone ko ku munsi ukurikira agatangira neza. Yaje Deje nawe ari gutembera aho mu bitaro ari kugana ku biro bya Fiona ngo amutungure baganire cyane ko atajyaga avugana nawe. Ariko akijya kumureba, Dr. Marcus wari ukiza yakomangiye Fiona aho yari yicaye mu biro byabo. Nk'umuntu wari ukumbuye umukunzi we, aho kumubwira ngo yinjire, we yasohotse mu biro ajya hanze aramusanganira ahita amuhobera cyane, atangira kwitsa imitima nk'umuntu utuye umutwaro yari yikoreye kubera urukumbuzi. Deje yageze hirya gato abona basa nk'abumanye bari guhoberana bidasanzwe. Yahagaze hirya abanza kubitegereza, abona Dr. Fiona amusoma ku munwa, amuha ikaze ngo bicara amubwire amakuru yakonje yari amazemo iminsi. Deje yari amaze kwibonera ko burya abo badogiteri bombi bari batangiye gukundana. Yisubiriye inyuma ariko agenda yitekerezaho, yibuka ko yari amaze igihe atajya mu rukundo, kuko yarabonye ko Dr. Fiona yahobeye Dr. Marcus yatangiye kumutekerezaho cyane, nawe yifuza ko umuntu yamuhobera nka gutyo. Kubera kubitekerezaho muri ubwo buryo, yatumijeho Marcus wari umaze iminsi muri konje ngo baganire gato. Marcus yagiye kumureba bavugana gato, gusa aramubaza ati none se wowe na Fiona muri mu rukundo? Nawe ati yego, wabimenye ute? Deje ati nababonye muhoberana bidasanzwe.
Marcus ati twari dukumburanye. Deje yaramwenyuye amuha ikaze nanone nk'umuntu wari uvuye muri konje. Uwo mwanya yahise ahamagara Fiona nawe aza ntacyo yikanga. Yari ageze amuha ikiganza yicara ku gatebe. Deje ati nanjye si umpobera, ntabwo wari unkumbuye, ntiduherukana uza mu kazi. Fiona yagize isoni. Deje amwitegereza akanya kanini ahita amubwira ati uzi ko buryo uri mwiza se, sinigeze mbona uko nkwitegereza. Dr Fiona akomeje kugira isoni abura ubwisanzure yumva n'ubwoba bumwishe. Deje ati none se wihagazeho ntabwo mpobera. Yarabyemeye ati niba ari ukuguhobera gusa ntaribi. Deje yaramwegereye, umukobwa atekereza ko yaba ashaka kumusaba ibindi birenzeho. Deje yaramwegereje amuhobera cyane hanyuma aramurekura aramubwira ati Fiona uri mwiza cyane, mbize nifuza kuganira nawe birambuye, byashoboka ngo tujye tuganira? Fiona ati ntabwo bigoye, mu gihe nari mu kazi nawe utakarimo dushobora kuganira. Yamubwiye ko yifuzaga kuganira nawe uko akazi kameze, akamubwira niba nta mbogamizi ari guhura nazo. Basoje kuganira baratandukana. Deje yamubwiye ko icyo yari umuhamagariye ko ari ukugira ngo baganire kuko akazi kameze, anamubwira niba nta mbogamizi n'imwe ari guhura nazo mu kazi. Basoje kuganira Fiona asubirayo. Nyuma yaho Deje yakomeje kujya amwitegereza, buri uko amubonye akabona ubwiza bwe bwariyongereye. Rimwe yamusabye ko basohokana bagasangira ibya saa sita. Fiona aramubwira ati amasaha ari kumwe na Marcus, reka mubwire ko ntari buboneke. Deje yagize ifohe ati ni ngombwa se kumusaba uruhushya? Nawe ati nuko byabaye akamenyero ko dusangira buri gihe. Si ukumusaba uruhushya ahubwo no kubimumenyesha. Mu gihe bari bagiye gusangira, Deje yaratangiye ati ni byiza ko uri muri ibi bitaro. Ni kenshi najyaga nibaza niba nzabona umukobwa nishimira ku buryo natekereza no kubana nawe, ariko aho waziye nkakwitegereza neza nakubonyemo ibyo byose. Fio urabizi ko ndi Deje w'ibi bitaro, ariko ibaze ko ntari narigeze mbona umukobwa nakunda mu baganga bose nahaye akazi. Fiona tushaka kuvuga iki? Nawe tubyo mvuga birumvikana, niwe mukobwa watumye ngarura amarangamutima yanjye. Muri make ndagukunda kandi sinshaka kubyihererana, nifuje kubimenya. Fiona ati Deje ni byiza kuba warankunze, icyakora mfite umukunzi kandi nyine sineganya gutandukana nawe. Deje ati ntumbwira ko ari Marcus. Nawe ati wabimenye, Marcus mukunda cyane kimwe nuko nawe nkunda. Urabyumva ko wakunze umuntu wafashwe kera? Yabivuze aseka yibwira ko Deje nk'umuntu mukuru kandi uzi ubwenge ari wita byumva. Nyamara yarababaye aranarakara aramubwira ati Fiona nari mbizi ko mufitanye ubucuti, ariko njye sinifuza kugirana nawe agakungu, nshaka ko tubana bitari kera. Fiona ati nzabana na Marcus, ntabwo ari agakungu tuba turimo. Igihe tuzumva tumaze kwitegura twese tuzakora ubukwe, ahubwo uba ushaka yo kudutwerera natwe ntituzatinda cyane. Umusore yararakaye amusaba ko asubira mu kazi. Fiona nawe yahise agenda yiruka ageze kuri Marcus amubwira uko bigenze. Marcus yarishimye cyane aturakoze kuba utandetse kubera we, kuko akunwe rwose nasaba kwimuka muri ibi bitaro. Baricaye bikomereza akazi kabo. Deje yasigaye ababaye yiyumvamo ko asuzuguritse, afuhira cyane Fiona kandi arakarira Marcus kuko yari yaramutanze. Yatangiye kwibuka ukuntu yababonye bahoberana, umukobwa yahwereye nyamara akamuca amazi, yumva ko no kuba barakoreraga mu biro bimwe ari ibibazo. Yafashe umwanzuro ategeka ko bimuka buri wese agakorera mu cyumba cye, yitwaje ko nubwo bwose bakoranaga buri umwe agombaga kugira ahantu hihariye ho gukorera, aho yandika raporo, akaba afite uko akora planning nuko yagombaga kujya akorana n'abaforomo be. Bakibatandukanya, Dr Marcus ntiyatinze kubona ko impamvu babatandukanyije ari uko Deje yifuzaga kubaca intege ngo badakomeza kugaragarizanya urukundo cyane. Uwo munsi Deje yaje no kureba Marcus amubwiza ukuri. Yaramubwiye ati maze igihe kinini ntari mu rukundo, nabonye Fiona ndamukunda, gusangira inzitizi kuko nasanze mukundana, ariko bishoboye wamparira ntazakoresha imbaraga zanjye zose ngo nkunde mbane nawe. Nguhaye iminsi 2 mu biganireho urebe uko wampa umwanya nanjye nkagerageza amahirwe yanjye. Dr Marcus yaratinye ajya kubibwira Fiona. Fiona yarababaye reka amubwira ati oya, Deje ntashobora kutubuza kujya mu rukundo mu gihe tutica inshingano zacu z'akazi cyangwa amategeko y'ibitaro. Icyambere nuko twubahiriza amategeko y'umwuga ajyanye n'imikorere y'akazi, nk'uko abaganga bagomba kwitwara neza mu kazi, tukirinda amakosa kandi tugakurikiza protokole z'ubuvuzi. Rero ntashobora kwivanga mu buzima bwacu bwite mu gihe bitabangamiye umurimo dukora. Marcus ati yavuze ko tudatandukana mu mahoro ngo mukundane azakoresha izindi mbaraga, none mpangane nawe kubera wowe. Fiona aramubwiye ati Marcus, urukundo si ibintu bita byoroha buri gihe, rurangwa n'ibigeragezo n'ibihe bigoye. Niba utabona imbaraga zo kugumana nanjye muri ibi bihe nk'ibi, ni gute nshobora kwizera ko wankundaga by'ukuri? Urukundo nyakuri ntirugendera mu nzira igororotse gusa, ahubwo rugeragezwa n'ibibazo, kandi abari urimo uko babikemura n'uko babyitwaramo nibyo bibereka ko burya baremewe kubana kandi ko bafite ubushobozi bwo kururinda. Ntiwemere ko iryo terabwoba rye rikoreho icyizere wangiriraga ngo ryice umubano wacu. Ibwiza ukuri unsubize niba ushaka kundeka, niba nawe bikurimo undeke pe, utitwaje ibyo yakubwiye. Urukundo ngukunda njye numva rukomeye kuruta ibyo twahura nabyo byose. Deje ntacyo yakora, icyambere nuko twita ku kazi kugira ngo atazabona aho dutegera.
Marcus yamusabye imbabazi kuko yaraje avuga ibyo gutandukana, aramuhobera amwemeza ko nta kintu cyabatandukanye. Nabo biyemeje kwita ku kazi ariko ntibikoreho ko mu kiruhuko bazajya basangira. Deje we rero yabonye bashaka kubigira intambara, Fiona adashaka kureka Marcus nawe adashaka kureka Fiona, yitegura kuyirwana. Yongeye kumutuma amubwira ko amukunda kandi ko yifuza ko atandukana na Marcus agakundana nawe. Yanamukangishije ko abishaka yabageza ahantu habi ariko Fiona yaratsemba amubwira ko bidashoboka. Deje yaramubwiye ati ntuzatungurwe n'ibizakurikiraho. Ibyo nabyo Fiona yagiye kubibwira umukunzi we Marcus yarabyumvise arababara, gusa yishyiramo akabaraga aramubwira ati gahunda ni yayindi, ni ugukora akazi kacu neza tugakundana ntihagire ikibangamira ikindi, ibyo bindi biramureba. Deje adatindiganyije yahise ajya iwabo wa Fiona. Baramwubahaga cyane dore ko byari byararushijeho kuko yari yarahesheje umukobwa wabo akazi keza. Yabwiye se ko yakunze umukobwa we kandi ko yifuzaga ko bashyingiranwa, abisamira hejuru. Yamubwiye ko yamukunze kandi ko umukobwa nadakomeza kumugora bazahita bakora ubukwe. Yavuze impungenge yari afite z'uko hari undi musore uciriritse bakundanaga, abasaba ko babimufashamo bakabatandukanya bakabona gukundana. Bidatinze uwo watumijeho Fiona barakaye cyane. Bamusabye gutandukana n'uwo musore wundi ari we Marcus agakundana n'umuyobozi mukuru w'ibitaro. Fiona yababwiye ko bidashoboka. Se yararakaye cyane amwibutsa inkwano iri kuzatanga uko zingana. Yaramubwiye ati uriya musore arubashywe, abantu bose bamukurira ingofero, yakize akiri muto, afite amafaranga n'agafaranga, yakugeza kuri byinshi. Kandi si wowe gusa yageza kuri byinshi, ni ku muryango wose. Nawe ni mwiza mu gihagararo kandi arasirimutse, gute utamukunda? Fiona yarivumbuye arigendera bitewe n'ibyo bari kumubwira. Kuri iyo nshuro ho yanze kubwira Marcus ko Deje yagiye iwabo akababwira ko amukunda kandi ko ashaka ko babana. Nifuzaga guhora amwumvisha ko urukundo rwabo rufite ibibazo gusa. Yarakeneye ko mu gihe bahuye bishima aho gutekereza ku batarifuzaga umubano wabo. Deje rero yabonye bikomeje kugorana, yongera gutuma kuri Marcus. Yamusabye gutandukana na Fiona bigishoboka cyangwa akazamubura burundu. Marcus aramubaza ati none se mureke kubera ko wamukunze byonyine? Deje tushaka guhangana nanjye, erega ni wowe nzitizi yonyine ituma ntamugeraho, none kuki nabura kugusaba kumfasha ukamureka? Marcus yumvaga bimugoye, ntiyifuzaga gutandukana na Fiona ntacyo bapfuye ngo nuko Deje amushaka. Icyakora yamwemereye kubitekerezaho. Akivaho yabitekerejeho neza, abona nakomeza gukundana na Fiona bizashyira ubuzima bwe mu kaga mu buryo atazi. Mu by'ukuri yaramukundaga cyane ariko nanone niyifuzaga guhumwa n'amarangamutima ngo yirengagize ububasha Deje yaramufiteho. Yashoboraga kumwicira izina binyuze mu maraporo mabi yashoboraga kumutangira cyangwa se yagwa mu ikosa runaka akaba yahera hamwirukanisha. Nk'umusore wari ukeneye kwiyubaka yemeye kumuharira umukobwa akigumira mu kazi atuje. Byageze saa sita ntiyasubira gusangira na Fiona. Fiona yamukamangiye amusaba ko bajyana, Marcus amubwira ko bidashoboka. Yashatse kwinjira mu imakaribu. Ku mugoroba Fiona yibwiraga ko bari busohokane mu bitaro nk'ibisanzwe bagatahana, gusa Marcus agenda mbere atanamusezeyeho. Umukobwa yahagaritse umutima arahangayika, amusobanurira impamvu kuri telefoni. Marcus amubwiza ukuri ko adashaka kubura byose ngo nukwera urukundo. Nyamara Fiona yamubwiye ko gatamukundaga n'ubundi, ko yabamukunda ari kwemera kurwanira urukundo rwabo ntiyishinge Deje. Fiona yagize agahinda aramubwira ati basi ngo duhore tubiganireho, tuganire bwa nyuma. Yarabyemeye barahura. Fiona amusaba kutava mu rukundo ngo nuko Deje yari kumutera ubwoba, ariko Marcus aratsemba. Yaramubwiye ati ndagukunda kandi nzakomeza ngukunde, ariko aho guhangana na Deje reka nkubwire uko tuzabigenza. Tureke guhura kenshi no kuvugana kenshi kandi no kuri telefone bibuko. Wowe ubanze wumvishe Deje ko urukundo rwanyu rudashoboka cyangwa se ubyishakemo umukunde, njye ndakubohoye. Ariko ndwanya agamije kugera kuri wowe, reka tugabanye imishyikirano yacu, urwana urugamba rusigaye. Nzategereza uzakurikiraho. Fiona ntiyifuzaga kumurekana gake, icyakora yanze kumurira mu maso amusezera ajya kuririra mu rugo. Mu gitondo Fiona akigera mu kazi yicaye mu biro bye, Deje amutumaho nanone. Yamubajije icyo yabitekerejeho amubwira ko bitakunda ko bakundana. Deje yamweretse ukuntu yashoboraga kumwirukana ahera hasi kugera hejuru. Yamwibukije ko afite ububasha bwo gufata ibyemezo ku bakozi, harimo no kumuhagarika cyangwa kumwirukana mu kazi. Yakora agakosa gato akamushinja kwitwara nabi cyangwa kutubahiriza amabwiriza akamwirukanisha, kandi ibyo byashoboraga gutuma ahagarikwa mu kazi cyangwa amasezerano y'akazi agaseswa. Yamaye iminsi ibiri ko batandukanye nawe akemera ko bakundana cyangwa akazakora ibyo yari amubwiye. Ubwo kandi niko babo babaga bamuhoza ku nkeke bamubaza aho urukundo rwabo rugeze. Fiona nta kurya iminwa yaramubwiye ati naho natandukana na Marcus burundu sinakundana nawe. Deje yabonye ko bagiye guhangana, nawe atangira kubacunga cyane ngo arebe ko bazasubirana kugira ngo agakosa gato bakora ahita akaremereza. Marcus nawe yandikiye Fiona amubwira ko batazigera bahura na gake ngo baganire mu gihe bitari ngombwa ko bagiye guhurira kuri operasiyo. Kandi muri iyo minsi nta n'umuntu wari ufite rendezvous ya vuba. Bari bagiye kubana nk'aho bataziranye kandi Marcus amwereka ko akomeje.
Nubwo bwose Marcus yararagarizwa no kuba batari kuvugana, barahuraga akamwirengagiza ngo hato Deje atamubona basekana akamwirukanisha, cyane ko nabyo yarabishoboye. Ukuntu Marcus yari yarabonye akazi byari bigoranye, yari yariganye umwete cyane ngo azabone amanota meza, birangira yize na kaminuza. Aho aboneye akazi yaratangiye kuvana umuryango we mu bukene ariko wubakira. Yabahaga amafaranga akabunganira mu kubona ibyo kurya kuko bari babayeho nabi cyane, mama atunzwe no guca inshuro. Ariko ntiyari kuba umudogiteri ngo bagume muri ubwo buzima bubi. Kuba yari kwirukanwa rero azira umukobwa ntiyabyiyumvishaga. Yahisemo kubura urukundo aho kubura byose. Fiona we yasaga nk'uwashyizwe mu kato, agahinda kari kose, ariko nanone ntiyari gusiba mu kazi kubera agahinda. Ku bw'amahirwe ye rero, nyuma y'icyumweru we na Marcus batari kuvugana, umurwayi wari uharwariye byabaye ngombwa ko abagwa kugira ngo bakemure ikibazo yari afite, kandi kumubaga byari kumuhuza na Marcus noneho kuko bari kuba bari gukorana. Uwo musore wari ugiye kubagwa yari afite imyaka 21. Byatangiye babara mu nda byoroheje, rimwe na rimwe uburibwe bukaza ubundi bukagenda, akomeza kugenda aremba kuko ngo yumvaga mu nda haremereyemo ikintu, akagira no kubura apeti. Byakomeje agira ibibazo byo kwituma bigoye ariko bidahoraho, akumva ananiwe nta mpamvu ifatika, kandi akumva mu nda harimo ikintu gikomeje kuremeramo imbere. Ibi bimenyetso kuko bitari by'indwara ikomeye, yagiye ku kigo nderabuzima ashaka imiti isanzwe yo kugabanya ububabare no kumufasha gusubirana imbaraga, ataramenya ko bishobora kuba bifitanye isano n'ikibyimba cyari kiri gukurira mu nda ye. Ageze ku kigo nderabuzima, abaganga babonye ko nta bimenyetso bikomeye byerekana indwara izwi vuba, bakeka ko hari ikibazo gishobora guterwa n'indwara isanzwe yo mu nda. Bamuha imiti igabanya ububabare, imiti isukura mu nda n'iyongera ubushake bwo kurya, ndetse banamugira inama yo kurya indyo yuzuye no kunywa amazi ahagije. Nyamara kubera ko ibimenyetso byakomezaga kugaruka cyangwa bikiyongera, no mu gihe yabaga yakurikije ibyo bamubwiye, abaganga batangiye gukeka ko ikibazo gikomeye gishobora kuba kiri imbere mu nda. Bemeza ko bagomba kumwohereza ku bitaro bikuru kugira ngo ahabwe ubufasha bwisumbuye. Ageze ku bitaro bikuru, abaganga baho nabo batangiye kumuvura bashingiye ku bimenyetso byagaragaraga inyuma icyo gihe. Bamuha imiti igabanya ububabare, ntibahita bamenya ko mu nda harimo ikibyimba kuko ntacyo byatangaga. Abaganga bafashe icyemezo cyo kumucisha mu cyuma, ibyo bita X-ray, kugira ngo barebe niba ikibazo cy'imbere mu nda gishobora gutuma agira ibyo bimenyetso. Ariko X-ray yakoze ishusho rusange gusa, yerekana amagufwa n'utundi duce tw'imbere, ntibyoroha ko babona ikibazo yari afite. Abaganga bavuze ko nta ndwara babonye, ariko kubera ko ibimenyetso byakomezaga kwiyongera, bafashe icyemezo cyo kumukorera isuzuma ryisumbuye, bakoresha scan ibasha kureba neza imyanya y'imbere mu nda n'ibice byoroshye, aribwo baje kubona ikibyimba. Gahunda yari iyo kumubaga. Noneho Fiona na Marcus bongeye guhuza ibitekerezo mbere yo kubaga, bafata ingamba zo kumutegura neza, bamupima amaraso, bareba uko umutima n'ubuhumekero bikora, ndetse banamuha amabwiriza yo kutarya cyangwa kunywa mu masaha runaka mbere y'ibagwa. Igihe cyo kumubaga cyarageze, ajyanwa mu cyumba cyabugenewe, bamutera ikinya ngo asinzire. Batangiye operasiyo bafatanyije, babona umurwayi ageze hafi yo gupfa. Icyakora bifuzaga gukora buri kimwe ngo akire. Nibwo rero Marcus yajyaga hirya ngo azana ko gukurura neza bakoreho ikibyimba, akamusigana na Fiona n'abaforomo, yagaruka agasanga apfuye. Uwo munsi mu gihe Fiona yibikiranyaga na Deje ko yamusabye ko bakundana akabyanga, akanibuka urugendo rw'urukundo rwe na Marcus uko rwajemo ibibazo kubera we, kugeza uwo mwanya bari bamutwaye kuri polisi yambaye amapinga atazi n'icyo azira. Arakaye cyane yarongera amazi ati Marcus afite irihe kosa ritumye afungwa. Deje yarasetse aramubwira ati Fiona, Marcus wakurikiranyweho uburangare. Iyo atarangara umurwayi ntiyari gupfa, nako mwese mwarangaye, ibyo urabizi. Fiona ati ntabwo twarangaye, twakoresha ubumenyi bwacu bwose, twifashisha imiti yose, dukoresha ibikoresho byose byari bikenewe. Deje ati nakubereye umwana mwiza ndakabya, reka ngutangire raporo bagukurikirana ubufatanyacyaha. Yagize ubwoba ati Deje, none se urakomeje, uriya murwayi ugiye kumutegerekaho? Deje ati nagenzuye raporo mwatanze mbona urimo uburangare, niyo yonyine nohereje kuri polisi, basaba ko bafata Marcus bakamuryoza uburangare bwe. Nakabaye nawe nagushyize ku mugereka, ariko kuko ngukunda nakubabariye. Ikindi namaze kwemeranya inkwano n'ababyeyi bawe, twemeranyije n'igihe ubukwe bugomba kubera. Urahitamo kubigendamo neza, wemera umwanzuro wacu, cyangwa se kujya muri gereza. Ababyeyi bawe nabo bazababazwa no kuba waragize uburangare, umwana w'imyaka 21 agapfira mu biganza byanyu, kandi bigatuma ufungwa n'akazi kawe kagahagarikwa, ndetse ukazaba utemerewe no gusubira mu kazi ka leta mu gihe cyose wazaba ufunguwe. Abantu bose bazakwanga kuko watumye umuntu apfa. Erega uko wabitekereza kose, ukumva wakwirwanirira ugatsinda, ntacyo warenze ku mwanzuro nagufatira. Sinifuza ko bigira kure rero. Fiona yikije umutima aramubwira ati none se bizagushimisha kubana n'umugore utagukunda, ubizi neza ko afite undi muntu akunda? Deje tuzagira aho nkunde, uramutse wemeye ko tubana, ibindi ndabizi byazizana. Ahubwo tudatinze mbwira icyo hisemo. Ari uguhamagara ababyeyi bawe ukababwira ko itariki twemeje nawe yemeye, cyangwa kureka ngahamagara kuri polisi, urahitamo iki? Yagize ikiniga atekereje gufungwa azira kwica umuntu kubera uburangare, abona nabyo ari ikigeragezo gikomeye.
Yatekereje umwanya munini, Deje ari kumureba mu maso, afata telefone ihamagara iwabo aseka, agaragara nk'uwishimye, ababwira ko yiteguye kubana na Deje ku gihe bapanze. Yanababwiye ko bari kumwe ndetse aravuga ati reka mbeshere mu bipange neza, njye muzamenyesha itariki nditeguye. Deje yarumiwe atungurwa no kumva ukuntu yaramwise sheri, ntiyavugana n'ababyeyi be ahita bakupa batangiye kumuvugisha. Yaramwegereye aramubaza ati none se ko wishimye utekereje iki? Fiona yaramuhobeye amusoma ku itama, arinze ati icyo nifuza ni umuntu nkunda ushobora kurwanira urukundo rwanjye nk'uko nawe ubikora. Imbaraga zose ukoresha ngo tubane, niba ari urukundo rubyihishe inyuma gusa, zirahagije ngo nanjye ngukunde, kandi ngomba kuzabana nawe maze kwiyumvamo ko ari wowe mukunzi wanjye. Nawe umfashe nzabashe ko kwiyumvamo kurushaho. Uri umusore mwiza ufite byose umukobwa yakunda, nanjye nuko ntaguhaye umwanya ngahita nkundana na Marcus. Wenda njye nawe tuzishima kuruta uko nishimye ndi kumwe nawe. Deje byaramurenze azenga amarira mu maso kandi ari umuntu w'umugabo, akomeza kumuhobera amugundiriye. Byaramushimishije kubona Fiona yaramweretse ko yanamukundaga mbere yaho. Nyuma yo kumuhobera yaramubwiye ati abapolisi bashobora kuza gukora iperereza bakagira ibibazo bakubaza. Uzababwire ko mwakurikizaga amabwiriza yose Marcus yabahaga nk'uwari ukuriye operasiyo, bizatuma wowe ukomeza kuba umwere. Deje yihuse yatumije n'abandi baganga bakoranaga nawe muri operasiyo, ababwira ibyo bagombaga gusubiza mu gihe hari kuba habaye iperereza, wenda bakagira ibyo babazwa. Abo baforomo yabateye ubwoba, abumvisha ko nibatemeza iby'uburangare bwa Marcus bashoboraga gufungwa bazira guhishira icyaha yakoze cyo gutangira kubaga umurwayi kandi adafite ibikoresho byose ku ruhande, bidatewe n'uko byari byabuze, ahubwo bitewe n'uko yari yarangaye ntabizane hakiri kare. Byarumvikanaga kuko bose barimo na Fiona yari yabakangishije ingingo zisa n'izumvikana, zirimo ko uburangare bwe bushingiye ku kuba atari yazanye ibikoresho byose byari bikenewe mbere, umurwayi yabageze hagati abagwa akabona kujya kubizana. Kuri Dr. Marcus amaze kwisobanura, abapolisi bamushyizeho yagombaga kuba afungiwe, nabo bakaba bakora iperereza. Nk'uko Deje yabikekaga, mu gihe iperereza ryari kuba rikomeje ku burangare bwabaye mu kubaga, nubwo umuganga wari uhagarariye abandi ari wari washinzwe ku mugaragaro, ubushinjacyaha n'inzego z'ubugenzacyaha bagombaga no kuganiriza cyangwa kubaza abo bafatanyaga muri operasiyo kugira ngo basobanure uko ibintu byagenze, ibyo babonye ndetse n'uruhare buri wese yagize, bagamije kumenya niba koko ari we wenyine ufite uruhare muri ibyo cyangwa se niba hari n'abandi bagize amakosa cyangwa uburangare bagaragaza muri icyo kibazo. Igihe Fiona ahobera Deje akemera ko bahamagara iwabo akababwira ko yemeye kubana nawe, si uko aribyo byari biri ku mutima. Yarahise asobanukirwa ko Marcus yazize akagambane, yumva ko nuko yafungurwa byoroshye. Yifuzaga ko abakiri hanze Deje ntamurega ngo bamufunga ku kanya, ahubwo akabona uko azafunguza Marcus. N'ubundi byari bisanzwe ko umuntu yagwa kwiseta. Ntiyumvishaga neza ibisobanuro Deje ari kuzatanga mu rukiko. Yarategereje ko igihe cyo kuburana kigera, noneho akazatanga ingingo ze zumvikana zo kurengera Marcus, bashaka bakazamufunga, ariko yabashije kugerageza amahirwe ari ntako atagize. Marcus yaraye mu bitaro. Ku munsi ukurikira abapolisi batangira iperereza babaza abo bafatanyaga muri operasiyo. Mu iperereza bo baje babaza ibibazo bike kandi bagosha ku ngingo. Abaforomo nabo babahaye ibisubizo by'ibibazo bababajeje, birushaho guhuza neza n'ibyo bari babwiwe na Deje. Mbere na mbere ikimenyetso cya mbere cyaragaragaraga, nuko umurwayi yari yapfuye koko, yaguye ku iseta mu gihe cyo kumubaga kandi agapfa Marcus ari ku ruhande. Nabo bemeje ko icyatumye ajya ku ruhande kwari kujya kuzana udukoresho two kwifashisha. Ibyo rero yagombaga kuba yabizanye kare. Abakora iperereza bari biboneye ukuri, Marcus ntiyari guhita arekurwa, ahubwo banzuye ko aguma muri gereza by'agateganyo mu gihe ariko bategereje ko umunsi wo gushyikirizwa urukiko ugera. Muri iyo minsi Deje yari yishimye ategereje ko umusore aburanishwa agatsindwa agakatirwa. Nk'umuntu w'umudeje wari ukomeye, yarabizi neza ko atapfa gutsindwa urubanza. Fiona nawe ntiyahwemaga kumwita abantu bwuzuye, yabaga amuhamagaye kuri telefoni kandi mu masaha y'akazi akajya kumureba amubwira ko amukumbuye. Ibyo byari kugira ngo bo bagabanye kumuvangavanga bamusaba gukundana na Deje, ndetse na Deje agabanya akarinda amusaba ko bakundana. Yifuzaga gutekereza neza uko ari gufunguza Marcus nta kintu kimujagaraje, kandi ibyo byari kuba inzira yo kuba noneho Marcus yareka bagakundana mu mahoro nta muntu bitambitse, n'ikindi gihe nawe akazajya arwana ku mukunzi we ntamutererane. Umunsi w'urubanza warageze, Marcus agezwa imbere y'urukiko. Kuri uwo munsi bicaye mu nzu y'amategeko, abacamanza bitegura kumva ikirego cyatanzwe na Deje, diregiteri w'ibitaro, arega Marcus, umuganga wari uhagarariye operasiyo, ku burangare bwateje urupfu rw'umurwayi bari barimo kubaga. Yasobanuye ko Marcus mu gihe operasiyo ari mu buryo bw'ibanze, yagiye ku ruhande akajya kuzana igikoresho cyo gukoraho ikibyimba ku mutsi wo ku gifu cy'umurwayi, agasiga Dr. Fiona n'abaforomo bakomeje operasiyo, hanyuma umurwayi akaba yarapfuye. Yagaragaje ko uburangare bwa Marcus yagombaga kubuhanirwa kugira ngo hibutswe abandi baganga kurushaho gukurikiza amategeko, n'igihe cyose bagiye kubaga bakajya bashyira ibikoresho byose hafi mu gihe bishoboka. Marcus yitwaye neza imbere y'urukiko, asobanura ko igikorwa cyose cyari cyakozwe ku nyungu z'umurwayi, ko ibikoresho byari bikenewe byakoreshejwe kugira ngo umurwayi akire, kandi ko Dr. Fiona n'abaforomo be bari hafi ye biteguye gukomeza operasiyo igihe cyose.
Yagaragaje kandi ko nta burangare bwabayeho ahubwo ko icyabaye cyaturutse ku buremere bw'indwara y'umurwayi. Yagaragaje ko kuba yaragiye ku ruhande gufata igikoresho bidasobanuye ko yasize umurwayi atari kwitabwaho, kandi ashimangira ko Dr Fiona nawe wize kubaga w'umuhanga yari mu cyumba ko ari we wagombaga gukora operasiyo mu minota mike ariko bagiye. Yagaragaje ukuntu yagarutse vuba agasanga umurwayi apfuye kandi ko ibyo yabonye byari ukuri ku byabaye. Yongeye ko ibikorwa byose babikoze kinyamwuga, arenzaho ko yakoze nk'umuganga wo gukora nk'Imana, kandi ko umuntu uwo ari we wese aba ashobora gupfa kuko nta kudapfa twarimanywe nubwo bwose umuntu yakwitabwaho kanshuro 100. Nyuma yo kumva kwiregura kwe, abatangabuhamya b'abaforomo bavuze ibintu Deje atatekerezaga. Nta kintu cyamutangaje nko kuba bose baraje bahakana ibyo yari yavuze by'uko habayeho uburangare. Mbere yo kujya mu rukiko, Fiona yabasobanuriye ko ibintu byose byari bimeze, ababwira urwango Deje yangaga Marcus aho rwaturutse n'ibindi. Ndetse Fiona ubwo anabeshyira Deje kuri abo baforomo ababwira ati impamvu yamufungishije nuko twakundanaga, nanjye ahora ntera ubwoba ngo turyamane, nitutaryamana azanshyireho icyaha. Ubwo rero gufungisha Marcus ni ukugira ngo ajye abona uko ansaba ko turyamana, Marcus adahari ngo anandwanirire. Niba ujya ku ruhande rwe, cyane cyane mwebwe b'igitsina gore, Marcus agafungwa, namwe muzisanga mwahuriye mu bintu nk'ibyo. Icyiza nuko mwavuga ukuri, kuko nubwo mwabeshya mukajya ku ruhande rwe, ukuri kwazagera kukagaragara. Abo bagore batatu n'umugabo umwe baramushyigikiye, bemeza ko bagomba kuvuga ukuri bakirinda kugira uwo babeshyera, niba koko ari uko Deje wabo yarateye asaba abaganga kuryamana nawe. Abo rero bose bavuze ko nta burangare bwabayeho na buke, ko Marcus yakoze uko ashoboye kandi ko Deje ashobora kuba yari yarabuze aho amuhera kugira ngo amufungishe, ariko nyine kuko Marcus yitwaraga neza agafatirana urupfu rw'umurwayi. Bavuze ukuntu ibintu byose byari biri ku murongo, ndetse bavuga ko mu masegonda atageze ku munota agiye kuzana ubutabazi ngo arebe ko yabaho aribwo yahise apfa, kandi ko nta muntu uhagarika urupfu ruri bubeho. Uko kujya kuzana ibindi bikoresho ngo barebe ko bamutabara nabyo byari ubutwari aho kugira ngo byitwe ubugwari. Deje yatangiye kurakara bareba nabi, agira amatsiko yo kumva ibyo Fiona wari wamubeshye ko amukunda yari agiye kuvuga. Fiona wari umuhagaze iruhande yegeye imbere asobanura ko we na Marcus bakoze ibishoboka byose, ko bashyize imbere ubuzima bw'umurwayi kandi ko operasiyo yari iri mu nzira nziza mbere y'uko Marcus asohoka. Yasobanuye ko igihombo cyabaye kitari ku burangare bwe, ahubwo ko cyatewe n'uburwayi bukomeye bw'umurwayi, kandi ko bitari mu bushobozi bw'umuganga guhagarika urupfu kandi atari Imana. Mu buhamya bw'imbere y'urukiko, Fiona adaciye ku ruhande yavuze ko Deje yabeshyeye Marcus kuko yari afite inyungu ze ku giti cye, ko yamukundaga kandi ko yari ashaka ko Marcus afungwa kugira ngo abone amahirwe yo kumuba hafi. Yarabajije ati none se ni gute yafungisha umudogiteri wari wagiye ku ruhande agiye gushaka ubundi butabazi akibagirwa uwo yapfiriye mu biganza ari we njye ari aho, kuko nanjye nahawe akazi biturutse mu cyizere bangiriye nk'umuntu wakora operasiyo ikagenda neza bataranzanye kubera impuhwe, kuba narasigaranye n'umurwayi agapfa icyaha ninjye cyajyaho cyane. Ariko se kuba umurwayi yapfa ni inkuru nshya mu matwi yanyu, basi se murabona ko ari ubuhe bufasha bundi tutamuhaye? Yiyemeje ko Deje yakoze ibishoboka byose ngo ahindure ukuri kw'ibyabaye, agatangaza ibinyoma mu kirego mu rwego rwo kugerageza kugenzura cyangwa guhungabanya umubano we na Marcus. Kugira ngo birusheho kumvikana, yabumvishije amajwi bwite y'ababyeyi be bari kumutegeka gushyingiranwa na Deje cyangwa akazirukanwa mu kazi burundu ndetse bakanamufunga. Mu gihe bamuteshaga umutwe bamuhoza ku nkeke ngo nabane na Deje, hari amajwi yari yarigeze kubafata ngo azayumvishe Marcus inyuma. Ayo rero yayibutse mbere y'urubanza, yiyemeza kuyajyana mu rukiko. Nyuma y'ubuhamya, Deje wari uhagararanye na Fiona nk'abakundana aho mu rukiko, yajya gutanga ubuhamya akavuga ayo magambo yose, yaratitiye ajya kugwa hasi ku buryo n'abacamanza babibonye. Ibyo kandi byari ikimenyetso cy'uko atewe ubwoba n'ukuri kwari kuvuzwe. Amahirwe yari ahari ni uko urwo rubanza rwakorwaga mu muhezo, aho nta wundi muntu wari wemerewe kurwitabira, cyane ko n'abagize umuryango wapfuye bo bari biturije batazi ibijya mbere. Mu rubanza ba nyir'umurwayi ntibari bahari, kuko bitari ngombwa ko binjizwa mu kirego, dore ko batari babifitiye ibimenyetso bifatika. Ni ibisanzwe kuko umurwaza ntajya agera mu cyumba bari gukoreramo operasiyo. Icyo cyumba kiba cyemerewe kwinjirwamo n'abaganga, abaforomo n'abandi bafite uruhushya rwihariye, kubera ko haba ari ahantu hihariye hagomba kuba hari isuku idasanzwe. Urukiko rwasesenguye ibimenyetso byose birimo raporo z'ubuvuzi, ubuhamya bw'abaganga n'abaforomo ndetse n'inyandiko z'iperereza. Nyuma yo gusesengura neza ibimenyetso byose, urukiko rwatangaje ko Marcus atagize uruhare rw'uburangare mu rupfu rw'umurwayi, ndetse rutegeka ko akomeza akazi ke nta nkomyi. Mu gihe byari bimaze kugaragara mu rukiko ko Deje yahimbye ibirego agamije gusa kwihimura kuri Marcus no kumwigizaho kugira ngo yigarurire Fiona, amategeko yamufashe nk'uwakoze ibirego by'ibinyoma, ari nacyo cyaha cyari gikomeye gihanwa n'amategeko. Kuba yarabeshye umudogiteri ukora akazi ke mu buryo bwa kinyamwuga, akamushyira mu kaga ko gufungwa no gutakaza icyizere cy'ababaga bamukeneye, babifashe nko kwica amategeko ku bushake no guhungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Byongeye kandi kuba yari umuyobozi mukuru w'ibitaro byagombaga gutuma arushaho kubibazwa, kuko yarashinzwe kurinda icyizere cy'abaturage ku buvuzi aho kugihungabanya.
Ibi bihamya byatumye urukiko rumufatira ibihano bikomeye birimo guhita akurwa burundu ku mwanya w'ubuyobozi, ni ukuvuga kuba Diregiteri Jenerali, guhanishwa igifungo kandi agatanga amande yisumbuye bitewe n'uburemere bw'ingaruka ibinyoma bye byagize kuri Marcus. Ibyo yakoze birimo gutera Fiona ubwo bagamije ko bashyingiranwa, akavuga ko azamwirukanisha natabyumva, byari ugukoresha nabo ububasha yahawe bituma ahabwa n'ibindi bihano. Uretse kumufunga, yagombaga no guhagarikwa mu kazi ka leta mu gihe runaka, mu gihe ariko azaba yarafunguwe. Mu buryo bw'umwihariko, ibyo Fiona yamuvuzeho by'uko yamushyizeho igitutu akoresheje n'imiryango ye ngo amwemere cyangwa yirukanwe, byerekanye ko Deje yakoreshaga uburiganya mu nyungu ze bwite, bityo bituma ahanwa bikomeye kugira ngo bibe isomo no ku bandi bayobozi bashoboraga kurangwa n'imyifatire nk'iyo. Uwo mwanya bahise bamuta muri yombi. Nyuma y'urubanza, Marcus na Fiona barahoberanye, noneho kurekurana biragorana. Ababyeyi ba Fiona batewe isoni no kuba bari bashyigikiye Deje, bamusaba imbabazi bari aho hanze y'ahari habereye urubanza. Fiona yarabahumurije ababwira ko badakwiriye kwicira imanza, ahubwo bagashima ko Marcus arenganuwe, gusa nabihanangiriza babuza kuzongera kugira ijambo ku mahitamo yagendanye n'uwagomba gukundana nawe. Nyuma y'ibyo byose, Marcus na Fiona basubukuye urukundo rwabo, ariko Marcus yari afite isoni nyinshi kuko yari yaracitse intege bwa mbere, agatinya kurwana ku rukundo rwe ngo akomeze yikundanire na Fiona batitaye kuri Deje, mu gihe Fiona we yemeye gushyira ubuzima bwe mu kaga kugira ngo arenganure umukunzi we. Fiona yaramubabariye, amusubiriramo ya magambo yajyaga amubwira ko urukundo rutagendera mu nzira igororotse, ko ari ngombwa ko rugeragezwa, ba nyir'ukurubamo bakaboneraho bagaragaza imbaraga zarwo n'umuhate bafite wo kutemera ko rurangira. Kuko noneho babonaga ko ibibazo bindi bishobora kuzaza, biyemeje guhita bakora ubukwe bakabana, ibindi bikazaza nyuma bari kumwe. Bakoze ubwo bukwe mu gihe Deje yari agifunzwe. Kugeza ubu, Marcus na Fiona bakomeje gukorana aho ku bitaro, kuko Deje wa mbere bamufunze bahawe undi mudeje ariko uzi ibyabaye imbere byose. Ni umudeje wubatse udapfa kugirana ibibazo n'abakozi ashinzwe. Naha dusoreje inkuru y'aba baganga babiri, Dr Marcus na Dr Fiona, baburaga gato bagatandukanywa nabi cyane na Deje w'ibitaro. Ndagushimiye ko tugeranye ku musozo, ngusaba ko wazakomeza kubana natwe. Ntuzacikwe n'inkuru y'ubutaha.